data. Ni iby'agaciro ko twongeye guhura tugiye kwiga ijambo ry'Imana. N'ubundi turaza gukomeza aho twari twarangije ubushize. Twari twagarukiye ku murongo wa kane, turaza gukomeza umurongo wa gatanu tugere ku murongo wa 11. Mbere yuko dukomeza tukabanza tukibukiranya ubushize twari twize gukiranuka kw'Imana, uburyo umuntu utagufite kuno gukiranuka kw'Imana adakijijwe, kandi ko gukiranuka kw'Imana kutari buze kuva mu mirimo y'umuntu, ahubwo kuraza kuva mu kwizera Yesu Kristo, ukizera umurimo yakoze wo kuducungura, ko aribyo biraza kuguhereza uko gukiranuka. Ariko twarangije twibaza ese aba bantu noneho ko ba kera byari bimeze bite? Ese ntabwo bigeze babona gukiranuka ko Yesu Kristo atari yakaza? Ariko tukaba tugiye kureba noneho ese byagenze bite, babonaga gukiranuka bate, byagendaga bite? Turaza kubibona rero hano kuva ku murongo wa gatanu kujya ku murongo wa 11. Mbere yuko dutangira tukabanza tugasaba Uwiteka kugira ngo azabane natwe atuyobore. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira Imana ko muri aka kanya wemeye ko duhurira aha ngaha ku meza yawe tugiye kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo uzubane na buri umwe wese wumvira ijambo, ubane nanjye Mwami. Data, ndakwinginze ngo unkoreshe kandi umenye ingero zose zishoboka kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uburyo gukiranuka Mwami kwawe. Data, uhe buri umwe wese kwizera uri kumva iri jambo, kugira ngo abashe kubona ubu gukiranuka kuva mu kwizera bidaciye mu mirimo. Dusabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dutangiye rero dutangira tubona ngo Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko, ati ugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kumanura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Niba watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Aha niho tugiye kwiga. Turatangira tubona Mose ngo yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko. Tukaba tugiye kongera kwibaza cya kibazo, byagendaga bite? Ese byaba byaravuye se bo mu mirimo yabo? Ese babonye bate gukiranuka? Gukiranuka rero tukabona ko nabo ubwabo bakubonaga biciye mu kwizera. Uyu munsi umuntu aramutse akubwiye ngo ndagushaka ko duhurira aha n'aha isaha iyi n'iyi, ugafata umwanya ukava mu rugo ukagenda, ntushidikanye ngo wibaze ariko se ndamusangayo cyangwa se musangayo, ukagenda, icyo kikugaragaje koko wizeye ko wa muntu aho ari koko nyine aho yakubwiye ko muhurira ariho nyine uraza kuhamusanga. Uvuga ngo nimba wizeye neza ukagenda, ni igihamya yuko koko ko wizeye ko wa muntu ariyo. Ariko nimba ugiye ushidikanya ugira gute, ntabwo ufite kwa kwizera. Uvuga ngo nabo batsindishirizwaga no kwizera, ariko noneho bakwizera ntibaze kwibaza ngo ariko ngo ninde noneho uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanura ngo kumanura Kristo. Nk'uko uyu munsi twebwe turi kwizera Yesu Kristo waje akaza akadupfira kubw'ibyaha byacu, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho ndetse tubone no gukiranuka bivuye mu kwizera. Ariko nabo bizeraga umukiza wari kuzaza. Uyu munsi wo twizeye Yesu Kristo ko yari yaducunguye, ntabwo tujya kwibaza ibibazo ngo ariko ngo ninde wundi wamumanuye, ninde wamukuye mu bapfuye. Hari ibibazo tutibaza. Kubera iki? Kubera ko dufite kwizera, twizeye ko ibyo bintu koko ko byabayeho. Rero aba nabo batsindishirizwaga no kwizera, kandi ngo ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Nabo babonye gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru,
kuko nabo bari bafite ibyiringiro by'uko wa mukiza azaza kandi azava mu ijuru akaza agapfa akazuka. Rero ntabwo nimba twizeye natwe uyu munsi, ntabwo tuba dukwiye kwibaza ibi bibazo kuko tuba twizeye, ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse ari mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera ryo tubabwiriza. Mbere yuko dukomeza aho tubonye cya kintu cy'uko n'aba bandi ba mbere nabo batsindishirizwaga no kwizera, batatsindishirizwaga n'imirimo ivuye mu maboko yabo, ahubwo batsindishirizwaga no kwizera. Mbere yuko wenda tujya kuri uyu murongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10, reka tubanze dusome mu Bagalatiya, haradufasha kumva neza ibi bintu ahantu turi kwiga. Haravuga ngo Abagalatiya igice cya 3 kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 11, haravuga ngo ariko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivumwe, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Bigaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Aya magambo araza kudufasha rero neza kumva neza aha hejuru yuko nyine ntabwo aya mategeko gukiranuka urabasha kukubona gute kuvuyemo nuyuzuza yose 100% nk'uko Imana yera, kuko amategeko agaragaza gukiranuka kw'Imana. None nuramuka yose wayakurikije ukayashobora 100%, uraza noneho kuba nta tandukaniro ufite yo gusa n'Imana, kuko uraza kuba usa nkayo. Ariko bakavuga ngo nyine umuntu uhirimbanira ntabikore byose uko bingana ko byuzuye ngo ahinduke aba ari ikivumwe. Kubera iki? Kubera ko nyine imibiri yacu, kamere zacu ntabwo ziraza kubasha gukurikiza ibi bintu byose nk'uko biri ngo bishoboke. Tukabona ko rero nyine barangiza ku murongo wa 11 batanga igisubizo yuko koko ubu gukiranuka turaza kukubona ko nta muntu abasha gutsindishirizwa n'amategeko. Ubundi amategeko abereye kuza kutwereka yuko twakosheje, ariko n'ubwayo ntabwo yakwinjira mu mutima w'umuntu ngo ahinduremo ibibi byose abikuremo. Niyo mpamvu turaza kubona ko aba bantu ba kera nabo ntabwo byabaga byavuye kuri aya mategeko, ahubwo byabaga byavuye mu kwizera, kuko amategeko ntabwo ari yaza, ntabwo yabasha kujya ku mutima. Icyo akora yo ni ukukwereka ikibi, ntabwo aza ngo ahindure ngo akuremo ibibi muri wowe. Niyo mpamvu rero ataguhereza gukiranuka, kuko gukiranuka ni ukuba wera nk'uko Imana yera, kandi ibi tubibona muri Yesu Kristo, tubibona biciye mu kwizera kubwo kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni icyo ngicyo urebye ndashaka ko tubanza tukareba uburyo aya mategeko rwose atari buze guhereza uyu muntu gukiranuka, ahubwo araza kubiheshwa no kwizera. Kandi tukabona ko ariko n'abakera byagendaga yuko mu isezerano rya kera nabo barizeraga bikabanyirizwa no gukiranuka. Noneho tugakomeza hasi ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegere ndetse ari mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ahangaha ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Agakomeza Pawulo agaragaza igisubizo kiri ku kibazo abantu bafite yuko badakijijwe, kandi yatangiye agaragaza hejuru, yarangiza agatanga igisubizo cyo gukizwa kiri mu kwizera Yesu Kristo. Kandi ngo iryo jambo ngo rirakwegereye, ngo ndetse riri no mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera niryo tubabwiriza. Ubu akaba ari bwo butumwa bwiza bwageze kuri aba bantu, buvuga bya Yesu Kristo, buvuga uburyo yaje akambara umubiri, uburyo Imana yambaye umubiri kugira ngo noneho izi dupfire, kubera ko ibyo amategeko atabashije gukora
Imana yabisohoreje muri Yesu Kristo umwana wayo. Tukabona noneho ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Tukabona ikindi kintu aha ngaha cyo kubarwaho, akabarwaho. Ikintu umuntu aba ari kubarwaho ntabwo ari ikintu aba yakorewe. Ikintu wakoreye nyine kiba ari nyine ni wowe wagikoreye, ariko ikintu uri kubarwaho ntabwo ni ikintu uri kubarwaho, ntabwo ari icyawe. Ni ukuvuga ngo tubarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Uko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Ni ukuvuga ngo birabanza bijye mu mutima, wizere wa mwami Yesu Kristo waje, ukizera ko yaje kugira ngo ubone ubugingo, ucungurwe. Noneho wamara kubyizera mu mutima wawe ukabyatuza, ngo akandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ibi bintu byabanje bijya mu mutima w'umuntu, bimaze kujya mu mutima w'umuntu noneho bisesekara, noneho bijya no ku munwa noneho, kuko byagiye arishima. Urabona ko tubona hari ingero tugenda tubona uburyo Yesu Kristo uburyo yakizaga abantu, yamara kubakiza bose bagahita bagenda bakajya kubibwira abantu mu midugudu, byagenze gutya byagenze gutya. Ubwo n'uyu muntu rero wakiriye uku kwizera muri we, ntago noneho bigenda ngo biturizemo aho ngaho, ahubwo nk'umuntu warurembye nta bugingo afite, noneho iyo abonye uku gukiranuka akabona uku kwizera arishima, yarangiza akabyatura ku munwa, abantu noneho bakabimenya. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Ese ni izihe? Uyu munsi ushobora kuba uri gukora bya bintu twaherereje, gukora imirimo myinshi, uri gukora imirimo runaka, wumva ko ari yo izaguhereza gukiranuka imbere y'Imana. Kuri uriya munsi rero wazagera imbere y'Imana ugasanga ibyo byose wakoze imbere y'Imana ni ubusa, kuko ntabwo wigeze ubasha gushyikira gukiranuka kw'Imana ngo koko nawe usa nkayo. Kuri uwo munsi rero ukaba ugakorwa n'isoni. Ariko noneho ngo nitwizera ntabwo tuzakorwa n'isoni kuri uriya munsi, ahubwo tuzaba twishingikirije ku byo Yesu Kristo yakoze. Tuzaba twishingikirije kuri Yesu Kristo, twishingikirije ku kwizera, ku gukiranuka kw'Imana kwa Yesu Kristo, atari ku gukiranuka kwacu. Kuri uwo munsi rero ntabwo tuzakorwa n'isoni kubera ko twamwizeye. Ndasaba rero kugira ngo kuko rwose nimba ari aho ngaho wari uri, nimba ari ibyo ngibyo, nimba ari ariko wabitekerezaga, wumve icyo Imana iri kukubwira muri iri jambo. Ntushake nawe kuza kwihangira gukiranuka kwawe, ahubwo uze gukurikiza inzira Imana yashyizeho, ariyo yo kwizera, ukabona noneho gukiranuka. Nubwo tubonye ko n'abambere yewe mu isezerano rya kera nabo ugukiranuka bakubonye bivuye mu kwizera, kandi nabo bakaba bari bizeye ko hari umukiza wari kuzaza akabakiza. Natwe rero noneho umukiza natwe akaba yaraje, noneho twizere Yesu Kristo, kubera ko niho turaza kubonera uku gukiranuka turi kwigaho. Ibindi rwose Uwiteka akomeze abane natwe, akomeze kutuganiriza, kuduhishurira ndetse ibirenze kuri ibi ngibi, tubashe kubona ibyihishe byose mwami. Tubisabye rero mu izina rya Yesu Kristo, amen.